Ikinamico. Nyuma y'icyo gitaramo ndetse na mbere yacyo ngo mu gihugu cy'u Rwanda cyose nta wundi muhanzi uzi usibye King James. Abahanzi b'abasitari twari twizeye kandi tuniringiye benshi muri bo biyise 001 bishatse kuvuga ko nta wundi muhanzi wari ubarenze mu gihugu cy'u Rwanda. Bagaragaye babyina babaye nk'abafana. King James yabyinaga ahangaha Bruce Melody, ba The Ben, ba Christopher, abandi bahanzi bagiye batandukanye bari babaye nka gisupusupu. Ntago bari bakibuka ko ari abahanzi bakomeye. Twatembereye tugenda muri arena, mikoro turazizengurutsa, ariko uyu mugabo witwa King James yanyobeye. Ngo mu gihe abantu benshi bari bitabiriye iki gitaramo ngo cyo kuri Day 1 ngo bari bafite depression y'inkundo zigiye zitandukanye, King James indirimbo zigera kuri squilliard 800 harimo indirimbo z'abantu bishimye, iz'abababaye, iz'abashavuye, yemwe n'abihebye n'abashaka kwiyahura. Uwitwa Rocky Kimomo yagaragaye ari kumwe na mushiki we bari kubyinana. Yemwe hari abasitari barimo nk'abayowe Bogari bari bazinga ibizungerezi birabirukaho, dore yagezeyo nta numwe wigeze amusuhuza. King James wamanukiye mu kirere bitandukanye n'abandi bahanzi bose mu gihugu cy'u Rwanda bamubanjirije. Abarimo Bruce Melody, abarimo na manager we yemwe ba Babu n'abandi bagiye batandukanye, no kuvuga ngo karagatsinda k'abasitari bicaye hasi babona isomo. Mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda niho umuhanzi umwe rukumbi wari waragiye agaceceka tutajya tubona mu matiku haba muri interview n'ibindi. Yashyize amatike hanze mu kwezi kumwe gusa, yavuze ko hazamara amezi 3 ahubwo iminsi 3 amatike yose agashira ku isoko. Abafana barimo abakobwa beza, abagore b'abadivorce bashakaga kureba uyu mugabo witwa King James. Baravuze bati ibyo bintu ntibyakunda, ahubwo igitaramo gikure muri BK Arena ukimurire mu mahoro. Ariko kubera ko King James yari yamaze kwishyura amafaranga ndetse yarasinye amasezerano, yahise agura amatike, yahise ashyira hanze amatike y'igitaro y'umunsi wa kabiri. Ariko reka tugaruke kuri Titi Brown wari ufite agahinda gakomeye ubwo bagishyizemo indirimbo ikaza kumukora ku mutima, yareba ku ruhande akabona Nyambo bari kumukora mu mayunguyungu. King James yafashije benshi cyane harimo n'uyu mugabo witwa Titi Brown, kubera ko ngo afite depression yatewe n'umu diaspora ngo waje kumutwara icyana. Utikijandanye Nyamba ati ndyama mu gituza ni wowe mugabo naremewe, naho twatiti no duti tujugunya aho ngaho. Ariko abanyarwanda bazi kugira umunwa bakagira n'amagambo bakavuga bati hoya Richard rekeraho ayo na amatiku, Nyambo ntaga gukunda ahubwo yakundaga Besito we nuko yagukurikiyeho urufaranga. Richard ati nta kibazo urufaranga ndarufite nzarumuryamisha aho rujejete, ariko nanjye birabita ko ntazongere kubisubiza mu mazi we na piscine. Iki gitaramo cyakomeje kuvugisha benshi, aho abanyarwanda benshi bifuje ko na Bruce Melody yahinduka nka King James. Ese murabyumva ute kuba ufana 001 ukaba ufana Tiger, nizo Tiger na 001 zikaba zifana King James? Mu Kinyarwanda babivuze neza ngo izina ni ryo muntu, King James. King ni umwami, James ntumbaze icyo bisobanura kuko nta mwana mfite witwa James, ariko ubwo ni umwami w'abahanzi. Ngo umuhanzi utaritabiriye iki gitaramo cya King James ngo abyine nk'abandi ngo arye hasi hafi no kurira, ngo uwo ni umuha, ntabwo ari umuhanzi. Ngo nushaka umwita umuhati cyangwa umuhaha. Umunyamakuru utaritabiriye iki gitaramo ngo aze gufata amashusho meza, uwo ni umunya, ntabwo ari umunyamakuru. Reka mbashimire mukande subscribe ku Murava TV, tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Njye nitwa Shanivo, muze kugira ibihe byiza.